Baramutse neza, igitondo cyiza, bakomeje kwa natwe, bakomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru yacu atandukanye dukomeza kugenda tubagezaho ku rubuga rwacu rwa M24/7 TV. Nizera neza ko aho uri hose umeze neza cyane, uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse uri ku mugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane yose uko ari itanu. Mwese reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Muri iki gitondo reka tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Icyakora mbere gato yuko dutangira amakuru yacu, nkwifurize kugira intangiriro nziza z'icyumweru dutangiye. Umunsi akaba ari tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2020. Harabura igihe gito cyane kugira ngo dushyire akadomo ku kwezi kwa 9 nako dutangira ukwezi kwa 10, ari nako tugenda tugana mu musozo w'umwaka wa 2020. Reka rero turebere hamwe inkuru ikomeje kuvugwa cyane muri aka kanya. Tugiye kurebera hamwe ifungwa ry'umuyobozi wa gereza ya Gicumbi. Uyu muyobozi yaba yarafunzwe kubera iki, yarazira iki, mu by'ukuri yaba yarafunzwe ryari? Ni bimwe mu byo tugiye kurebera hamwe muri inkuru yacu. Ikindi turebera hamwe kandi nicyo umuvugizi wa RCS cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa niki avugwa ku ifungwa ry'uyu muyobozi cyangwa se kwitabwa muri yombi ry'uyu muyobozi wa gereza ya Gicumbi, ko bivuga ko yataye muri yombi ndetse kandi akaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Turaza kandi kurebera hamwe mu by'ukuri ibirimo birahwihwiswa ko yaba yarazize. Ni ibintu rero bitangaje cyane mu by'ukuri, biramutse ari byo byaba n'ikibazo gikomeye cyane. Ngo hari ibaruwa kandi ikomeye umuyobozi wa yaranditse iratabaza ibiki. Ni bimwe rero mu byo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibivugwa ku mibereho y'imfungwa muri rusange, cyane cyane muri gereza zo mu Rwanda ndetse na gereza ya Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, ko yaba rero ngo ari mibi cyane. Habuze iki rero kugira ngo imibereho ikomeze kugenda icumbagira isubira inyuma? Ese byaba byaratewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19? Ni iki mu by'ukuri kitarimo kiragenda neza hagati aho ngaho bituma imibereho y'imfungwa cyane cyane muri gereza mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi irushaho kugenda iba mibi cyane? Ibi rero byanagarutsweho kandi na Musenyeri Nzakamwita mu minsi ishize, avuga yuko hari ibirimo bitagenda mu mfungwa cyane cyane n'abagororwa mu karere ka Gicumbi muri gereza zo mu Rwanda, ariko muri rusange yongera kubyitsaho. Ni iki rero kitarimo kiragenda? Ese harasabwa iki? Ni iki kigomba gukorwa cyihutirwa kugira ngo byibuze imibereho y'imfungwa irusheho kuba myiza cyane muri rusange? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru yacu. Mbere yuko dutangira rero, reka nkwifurize kandi kugira ibihe byiza. Hari nako ngusaba kora subscribe, kubikora biroroshye cyane. Nukura munsi gato y'inkuru ahanditse ijambo subscribe mu magambo atukura, hanyuma ugakandaho ukanyeganyeza n'inzogera, byana ngombwa ugatanga n'igitekerezo kuri iyi nkuru, ubundi tukarushaho kubana neza, amakuru yacu akajya akugeraho byihuse kandi mu buryo bunoze. Reka rero twihuse dutangire turebera hamwe mu by'ukuri iyi nkuru ikomeza kugenda ivugwa, aho umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ni mu majyaruguru y'u Rwanda yaba yaratawe muri yombi. Umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ni CSP Innocent Iyaburanga, watabarije imfungwa n'abagororwa bamaze iminsi yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe muri rusange. Ese yatawe muri yombi kubera iki? Umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa CSP Perry Gakwaya, uyu yasimbuye CSP Hilary Sengabo, akaba rero yabihamirije itangazamakuru, gusa ababwira ko rero ngo babaza ibindi birambuye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kuko nirwo rumufite. Itangazamakuru ryamenye ko CSP Iyaburanga yatabarije imfungwa ndetse n'abagororwa batagisurwa kubera icyorezo cya COVID-19. Ngo bimenyekana tariki 29/2020 ubwo umushumba wa Diocese Gatolika ya Byumba Musenyeri Nzakamwita yandikiraga abakristo abasaba ko buri wese uko yifite yatabara, mu by'ukuri ko inzara irimo iravuza ubuhuha muri gereza ya Gicumbi. Musenyeri Nzakamwita yagize ati, dukomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho kubera ko ababagemuriraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Ati by'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite ikibazo cy'indwara zikomoka ku mirire mibi, bafite indwara zidakira nka sida ndetse na diabete ndetse n'abageze mu zabukuru. Ni ibaruwa mu by'ukuri ngo yaturutse muri gereza ya Gicumbi, birumvikana yari yashyizweho umukono n'uyu muyobozi w'igereza CSP Innocent Iyaburanga. Hari indi rero baruwa bavuga yuko CSP Iyaburanga yagiye ahagaragara, iyo ngo akaba rero ngo yarageze ku biro bya ADPR ururembo rwa Vyumba tariki 20 Kamena, no kuvuga mu kwezi kwa gatandatu,
2020. Muri iyo baruwa bagize bati mbandikiye iyi baruwa ngira ngo mbasabe ko mwadutera inkunga y'inyongera funguro y'abagororwa b'abanyantege nke n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi. Ati ibi rero bikaba byarakomotse ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 kuko imfungwa n'abagororwa batagisurwa. Ati rero mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, mwadufasha mukaduha inyongerafunguro y'abagororwa b'abanyantege nke kugira ngo turebe uburyo twakomeza guhangana n'iki kibazo cy'imirire mibi gikomeje kugaragara muri gereza ya Gicumbi ku bagororwa batandukanye ndetse n'imfungwa zitandukanye. Ubwo rero urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS cyangwa se Rwanda Correctional Services rwabonaga ibaruwa ya Musenyeri Nzakamwita ngo yahise rero ivuguruza ubutumwa buyirimo, ivuga ko atari ukuri. Mu by'ukuri ni ibaruwa cyangwa se n'ubutumwa bwa Musenyeri Nzakamwita Silveriane uyobora muri diocese yo mu majyaruguru ya Zabyumba. Ati ku munsi rero wakurikiyeho CGP George Rwigamba n'umuyobozi wa gereza zo mu Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko imfungwa n'abagororwa nta kibazo bafite. Yemeje ko badasurwa, ariko RCS cyangwa se Rwanda Correctional Services yatanze nimero za mobile money zo koherezaho amafaranga byakorwa n'uwashakaga gusura imfungwa cyangwa se umugororwa. Agize ati ukuri nuko RCS igenerwa ingengo y'imari yo gutunga imfungwa n'abagororwa kandi ntiyagabanutse. Ikindi kandi abasuraga kuva hafatiwe ingamba zo kwirinda gukwirakwira kw'icyorezo cya COVID-19 bashyiriweho uburyo bwo kohereza amafaranga yo gufasha ababo bafunze hakoreshejwe Momo Pay. Akaba rero ari amagambo mu by'ukuri ya CGP George Rwigamba, umuyobozi wa gereza hano mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ku bijyanye cyangwa se reaction yagize ku bijyanye n'ibaruwa ya Musenyeri Silveriane Nzakamwita ndetse n'uyu muyobozi CSP Innocent Iyaburanga. Binavuga ko yatawe muri yombi mu by'ukuri azira ko yaba yaratabarije imfungwa n'abagororwa. Akaba rero mu by'ukuri niba byose ari ibibazo byagaragaraga muri iyo gereza yarayoboye, ntekereza ko nta wundi muntu wamurusha kumenya ibibazo biri muri gereza, we yari afite mu nshingano nk'umuyobozi wayo. Akaba mu by'ukuri yabonye harimo ikibazo gikomeye cyane, batireka turebe ko twakwifashisha inkunga zitandukanye tubashe mu by'ukuri gukemura ikibazo cy'imirire mibi kirimo kiragaragara ku mfungwa ndetse n'abagororwa ndetse n'abafite intege nke, abarwayi ba sida ndetse na diabete. Akaba rero yaba ari byo arimo arazira muri aka kanya ntabwo tuzi ngo ukuri ni ukuhe. Ashobora kuba yaratawe no muri yombi wenda kubera ibindi byaha bitandukanye wenda akurikiranyweho, barimo barakora iperereza kugeza amagingo anga. Ntabwo twe twamenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rubivugaho, kuko n'uyu muyobozi cyangwa se umuvugizi wa RCS Peri Gakwaya akaba yarabwiye itangazamakuru ariko avuga ko yatawe muri yombi, ariko ko ibirambuye cyangwa se no ku mpamvu muri rusange byose impamvu yaba yaratawe muri yombi byose byabazwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumufite. Nabyo nayo nari mvuze nti ntabwo twavuga ibintu byinshi cyane muri rusange kuko tutazi ngo ese yatawe muri yombi arazira iki, keretse mu gihe RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaba rumaze kuduhamiriza amakuru y'uko yaba yaratawe muri yombi mu buryo bufitanye isano n'aya mabaruwa yakomeje kugenda yandikwa basaba inkunga yo kugira ngo bazamure imibereho myiza y'imfungwa n'abagororwa baherereye muri gereza ya Gicumbi. Tuve mu Rwanda gato tunyure mu Bubiligi, aho Ububiligi ngo bwiteguye kwakira abaturutse mu Rwanda butabanje kubapima COVID-19. Ububiligi bukaba rero bufite icyizere cyane u Rwanda na Korea y'Epfo mu bijyanye no guhangana n'icyorezo cya COVID-19, ku buryo rero ngo ugezeyo aturutse muri ibi bihugu byonyine atari gupima cyangwa se ngo ashyirwe mu kato. Nk'uko rero tubikesha Brussels Times, aya makuru akaba yemejwe rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Iyi minisiteri rero ikaba yatangaje ko ubu abantu rero bagiye mu Rwanda na Korea y'Epfo bapimwa iki cyorezo, babigeramo rero hakaba rero bashyirwa mu kato, ariko mu gihe badasubiyeyo ntabwo ngo bongera kubikora. Ububiligi rero bwashyizeho aya mabwiriza butitaye ku rutonde rwose rw'ibihugu 10 ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero washyizeho wemeza ko buri wese rero yagendera atikanga icyorezo cya COVID-19. Ibi rero biraba mu by'ukuri mu gihe u Rwanda rukomeje kugenda rworoshya ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, ariko mu by'ukuri u Rwanda navuga ko ari kimwe mu bihugu by'intangarugero byakoze ibishoboka byose kugira ngo
iki kibazo cya COVID-19 kigiye gukomeza gukwirakwira hirya no hino mu gihugu, kandi mu by'ukuri ni ingamba zagiye zitanga umusaruro, aho rero ubona ko n'ibihugu by'amahanga bitandukanye bikomeza kugenda bigirira igihugu cy'u Rwanda icyizere gikomeye cyane, kubera rero igihugu, ingamba ndetse n'ibyo kiba cyakoze byose muri rusange bigamije gutuma icyorezo kidakwirakwira hirya no hino. Mu by'ukuri ni icyorezo cyatangiye umwaka ushize mu mpera